umugambi narawunogeje nsubira mu rugo kwiba n'ibisanzwe muzamu yaramfunguriye muha amafaranga ubundi mubuza kuvuga ko nahageze wumve ko ngenda ntasubiye no kuri boyfriend wanjye nese mitira kwa muganga nawe mfite rendezvous ntabwo yari abizi nashakaga kumukorera surprise nakwiyeho nimero twavuganiragaho ahantu hose twakontaktanaga ndangije ndagenda njya gukoresha surgery kuko nabonaga ari cyo kintu akunda nkumva nimbikoresha ntazongera kunsha inyuma na rimwe mbese nari ngiye kubaho ukunda ashaka apana uko ngewe nshaka nihuse bandemye uko nabishakaga pe nanjye narirebaga nkumva ndikunze najyaga mbibona ku bandi ntabwo numvaga ko nanjye byambera maze gukira rero naratashye icyambabaje n'ukuntu nagezeyo nkasanga boyfriend wanjye yacyuye umugore we ntabwo nahamusanze ahubwo ntasanze uwo mugore aranyakira ati surinde ko ntakumenye nahubwo se wowe urinde ko nakumenye urakora icyaha ngaho iwanjye turi karanseka ati wawe arambwira ati genza gake mada n'agasuzuguro yari atwite inda nkuru arambaza ndamubwira ni hano ni kwa boyfriend wanjye turabana ngo kuva ryari ndavuga ni si igihe maze nahari ubayisa cyura undi umugore nawe aratungurwa agwa mu kantu yarazi ko ari we wenyine mubaza byinshi uko bamenyanye igihe bamaranye mbese numva kuva igihe cyose boyfriend wanjye yaranyinaga uzi ko nkurikije igihe inda yari ifite byagaragaraga ko yanshaga inyuma bari barahuye mbere kandi turi kumwe agahinda karanyishe bitamaguruka mfata valize ndagenda nijoro ndaranitekerezaho ndeba sacrifice natanze kugira ngo mbane n'uwo muhungu ndeba ukuntu navuye iwacu agahinda karanyica nyamuhungu sinigeze muvugisha numvaga nta kindi gihamya kindi nyeneye cyanyere ko wari we nyawe numvaga ibyo mbonye bihagije ndakwibutsa ko iyi nkuru yose wasanga kuri YouTube channel yanjye yitwa Connect with Dro urasangaho n'izindi nkuru zose twagiye dukora ikindi nugenda utakanze subscribe ndetse no kukazogera ukomentinge urikinge usharinge kugira ngo winjire mu muryango mugari wa Connect with Dro nafashe telefone rero mamagara papa yaritabaga nkabura icyo mubwira ku nshuro ya kabiri aho kuvuga nararize ni papa iriga ni Sonia umva arikanze arambaza turi hehe uherereye hehe ndahamubwira mu masaha abiri bari bangezeho papa yarambonye abanza kunyoberwa agira ngo ni umuntu dusa abanza kwanga ko ari njyewe gusa twinjirana muri room ndamusobanurira musaba imbabazi z'ukuntu namwibye mubwira buri kimwe cyose ndarira numvaga mfite agahinda cyaneraga kurira cyane nakababaro nari mfite natewe na boyfriend wanjye ikintu cyanunguye nuko papa yambwiye ngo yarasanzwe abizi ko ari njye wamwibye what arambwira ati burya kuri safe habaga haga kamera katagaragara byari bizwi nanjye gusa nuko rako gakamera kamfashe papa arabibona ko ari njye wamufunguriye safe aranyihorera ababyeyi baratangaje twari tuganira tujya mu rugo mu gitondo ariko papa yarabwiye mama kuri telefone uko nsanze nuko meze n'ukuntu n'ibintu nikoze byose aramubwira nuko tugeze mu rugo mama arambonye ati yamaye nka ndabona ari bwo wabaye mwiza gusa icyari kimuhangayikishije ni ukwibaza niba nta ngaruka bizangiraho ibindi nyine nafataga antibiotique n'ibiki bamenyera gutyo kandi nanjye nabonaga ari byiza pe kandi ikindi papa yari sarekera gukomeza kuba strict cyane kuri njyewe amaliberty nk'umuntu mukuru kameme nk'umuntu warurangije kwiga ubwo ku rundi ruhande nyamuhungu nawe ngo yaje gushwana na wa mugore we nahasanze birangira umugore yigendeye nyuma rero nza gushaka gusubukura kujya kwiga hanze nk'uko nari narabipanze mbere yuko njya kubana na boyfriend wanjye gusa nsezeranya papa ko ntazigera nongera gukora ikosa nakoze ku nshuro ya mbere nitegura kugenda rero nibwo nahuye na ex wanjye ex boyfriend abanza kunyoberwa mbona ari kunyitegereza cyane hanyuma ndatinyuka ndamwegera ndamusuhuza ati how come kusiga uteye neza gutya ibiragutunguye se ahubwo how come ko wumva ntatera neza gutya ndamubwira ni abantu barahinduka so mbonye narahindutse rero ikindi kandi reka nkubwire ibi niwe nabikoreye yari surprise nari naguteguriye gusa icyambabaje nukuntu naje nzi ngura nyishimiye iminsi mike nari mvuye mu rugo ngasanga wacyuye undi atangira gushaka kunsobanurira ibiki n'ibiki ndamwe ni we kwisobanura byinshi igihamya cyanya cyo narakibonye kandi twaganiriye n'umugore wawe byinshi kurusha ibyo ugiye kumbwira so tubyihorere rero sumva ko abonye meze gutyo meze neza ndi muri shape nziza nyuma atangiye kujya nyirukaho rero ngo dusubirane nanjye nensige nireba ngabona ni turi ku rwego rumwe habe na gatoya kamwicaho nkanga kumwegera
hari igihe nigeze nsanga nyegamiye ku modoka ndindiriye, ubwo yari yabonye aho ninjiye. Sohotse nsanga yigamye ku modoka yanjye, ndambwira gutuma unyegamira ku modoka. Mpamagara abasekirite, arangije ambwira ngo Soni ibyo bintu uzabyicuza. Ndambwira ni ikintu nicuza gikomeye ni ukuba naramenyanye nawe, kandi thanks kuko watumye mpabwa liberté ntari kuba narahawe mbere, wambereye isomo mu buzima. Finally rero naje guhura n'umuntu w'inzozi zanjye, turekana gutyo.